sha numvaga nza umusirikare cyangwa mbacongera ukuntu bifunze ukuntu bari kugenda gake nanjye ndabikeka ko dukunda confirmer ariko nanjye ndabikeka ko dukunda tubyemeze no so kuki rimwe na rimwe mba numva nureka twaryamana nawe ugiye kubikora kameme nawe ntago ubusobanutse ni gute se ngo nzaguha akazi ngaruko twaryamanye ndi nkuze sobanutse twanabiganiro utamfashe no kungufu nizanye nayiza nkajya no kubiregera nawe no kugora nongeye kubasuhuza inshuti za Yes Pepe TV. Ntabwo amya ko turi Kigali kubera amahumbezi harahereye harakayaga ni munsi y'umusozi wa Mont Kigali habita kuri Baoba niho twicariye mu bustani ndi kumwe na Madederi ni Cleni dusenge Clenia senge Cleni yabita Madederi na za Kirezi ibintu ngiye narana byose ya ni dimanche ni urabona ibintu bimeze neza ugiye kumbaza ngo nagiye gusenga ntambaye costume Ngwana ni imyaka rega. Asha Israel nago asenze uyu munsi. Ngwana ako soko ko bavanga ndashaje naho nashaje. Cyangwa mbona uri umusore. Yego rata. Ako si imyaka ingahe? Sina 15. Akuzanira akantu. So uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa Cleni Dusenge no umukinnyi wa film maze kubigira umwuga maze kugira ahantu hageze kure Cleni uri umustar. Kubyo nsigaye ngira n'isoni zo kugendana namwe namaze kubaka amazina asi nawe kuri ubu star Israel nta star je yanye nakanyumye ahantu shambona nta muntu n'umwe uri kundeba kabisa none umureza rangira ama telefone ngo mfata no ndakwiyamye wanje nyiraho ndavuga ni kanyo warandogesheje wajya nawe warandogesheje kugira nanjye ndahitinga Papa Tracy baratwika cyane Abanyarwanda bajye muri comment bavuge ko uyu mugabo atari umustar Papa Tracy na Madederi Kirezi bavuga inaritwika nyuma y'ikiganiro mana nyuma y'amasaha nk'abiri kigiyeho ubwo amasaha tuzayabara ninsa nkuri imbere nzakugurira nanjye nisaga nkuri imbere naye nzakugurira bajye muri comment babyandike bavuge ngo Papa Tracy Madederi nireze ubwo abashaka ko nticwa n'inyota muzashyiraho Madederi kugira ngo mbona kandi yes nkuko twabasezanije rero ni ibiganiro byubaka ntabwo tuzasebanya tuzasenyana nta mabeef nta prank ni ibiganiro byibanda kugenda umuntu yarakoze kugira ngo agere ku kintu runaka uyu mukinnyi twicaranye uramutse ubonye hageze ubu ngubu watekereza ko yatangiye ndatekereza atari ko bimeze ko natangiye ubu ngubu wenda hari impinduka ntabwo ari wenda hari impinduka ubundi watangiriye muri filime bwa mbere natangiriye hari filime nakinyemo kera 2016 yitwa Bibabera isomo ya Pauline ariko nari umufigira nkuko no musore yacu inyuma y'iyi kamera n'umutwe ntibagaragaye ntibamenye ngo ninde unyuzemo yaba yari kuri YouTube ngo black shakira aho gace byibuze wese byize waribonye mubona ko utambutse nabonye umwenda mbona n'uwanjye yes nabonye umwenda mbona ni ariko navuga ko ubundi filime nakinyemo ikagaragara ni Papa Sava iyo navuga ko ari filime natangiyemo 2019 mu kwezi kwa karindwi hahita hazamo na covid icyo gihe tumara igihe twicaye urumva nayo byari bitangiye kuza bitongera bimera nkaho bihagaze ukuntu hanyuma birangiye turongera turakomeza navuga ko ariyo filime ubundi natangiriyemo Papa Sava mano uziko nkuzi urandongora ntundongora kana akantu karankomye kurya niyo nkubonye mu nzira mbona umeze nk'ugiye kumbaza ko ari byo baza iyo yari sene yanjye nk'iya gatatura cyangwa iya kane bampayemo gukina barambwira ngo iyi sene ni nkaho ari bwo tugiye gukastinga nuyikina neza nuyikina nabi burizi ko iriya sene iri mu bintu byatumye ngo castinga mu nzozi kuko nabonye kara kantu kuduhane ka urandongora ntundongora ndavuga nti uyu mukobwa yazabasha kwahagiza uyu muhungu wanjye kandi wabikoze neza uri umukinnyi mwiza murakoze cyane surabizi ko ngukunda mu bakinnyi nkoresha ibaze noneho director akubwira iryo jambo kuri mu bakinnyi banjye bakeya nkunda rwose na pressure kuri discipline kuri performance Abanyarwanda batazi umuyobozi wanjye rero ubunyoboye hariya kuri scene ku buryo biriya bintu mbikora neza mu ndoto muri Bishop harya n'inzozi uyu niwe twakoranye niwe wanshyiraga ku murongo gutya bigacamo n'umuyobozi mwiza rero ashobora kugira umustar mu gihe gito cyane abantu batarazi ko nkaze rero mwabyumvishe niba umustar twemera nyura hariya bagahura avuga ngo ngenda komeye si ubundi wari uvuga ko ndakomeye Imana hari amabifa ashingiye ku busa ariko wenda komeye we n'ubwo bitari cyane Imana uzi ko zizamura uzishyira ku mugaragaro kabisa very nice hanyuma mbere yo kwinjira muri film
wajya gutekereza ko wakina filime ni umuntu abiguhatiye wabisitayeho nyura ahantu bari gukina filime batekana ivangemo zari inzozi zawe waje kurotora byagenze niki kintu cyagupushinze kwinjira muri film industry nk'umukinnyi? Zari inzozi zanjye nyine narabikundaga kera kuva kera nyine nkiri umwana. Hari ukuntu umuntu avuga ngo kuva kera nkiri umwana ukagira ngo urakuze. Oya gukora by'umuntu abakoze ahubwo hari ukuntu mitamaza ngo ugiye kutubwira ngo kuva kera ukiri umwana warakinaga. Ngo warabivukanye. Ngo warabivukanye. Ariko kuva kera nkiri umwana narabikundaga kubikora nibaza ukuntu ahubwo nabikora kuko ndibuka niga nko mu wa kangahera niga mu wa 6 primaire. Hari kwa kuntu filime zacagaho hari CD twakoreshaga ntuzi muri DVD reader. Ego hanyuma rero hari ukuntu bashyiraga filime yarangira bagashyiraho nimero z'abantu. Nafashe nimero kumara twika. Oya ntago bashyiraga iz'abakinnyi bashyiraga za nyiri filime kugira ngo abantu bazamuhamagara ba casting. Ego noneho cyangwa se abamamarize cyangwa se cyagure abagure ntuzi. Ubonye za Pauline rero sinzi icyo gihe ntabwo ari za Pauline sinibuka kuko Pauline we ntabwo ari nimero nashatse gutyo ahubwo narayifashe ndayihamagara mvanitabwa n'umukobwa akivuga ngo allo nahise nkupa ko na telefone nari nyibye ntabwo yari yanjye yari ya sister wanjye. Warazi kujya kwitabwa n'umugabo se bibuze ariko sera nase umugore ntiyajyana muri filime. Oya nagari ni ikibazo cy'ubwoba. Ubwoba nabase ndamuvugisha ikintu umustar numva ni nk'umustar tabye nabati ntabwo byavamo. None se niba atari ibanga umustar muri filime wari wakavuga ati ye uri yadavutse mu cyangwa se nkamera nkawe hano mu Rwanda umuntu nk'umukinnyi wa filime wakurashije bati umukinnyi kabisa. Umukinnyi filime narebye ikanandiza nkakunda nabo bakinnyi ukuntu bayikinnye ni ntuze uriya Fabiola na Manzi. Amara y'urukundo batata Maria y'urukundo narayarebaga ni mu cyuma nkarira igatangira ndiri gasoza ndira nahogoye. Wumva gushaka kuzaba nka Fabiola musta nabonaga Fabiola cyane. None Fabreso yafungura imishimi ngo nese mu abastar sina nayifungura kwatasi. Rero gukina filime byari inzozi. Kore game ya kabiri Fabiola na Madedere ubwo ninde waryo undi shawa muri yasha Fabiola ariko kuzura mugore izina ryo nyine Fabiola yanditse ntabwo rizarangira. Fabio ndagusuje mwana nubwo twaburanye Fabiola yabikoze neza kandi ariko nawe uri kubikora neza fresh mu gihe cyawe. Murakoze cyane rero urumva rero ibyo twatse kuvuga gukina filime kuva kera byari inzozi zanjye narabikundaga hanyuma nibaza uko nzabigeraho nyuma biza gukunda. Uyu munsi nanjye ndi mu bantu bari muri sinema hano mu Rwanda kandi babikora nko kubikunda cyane biri mu rukundo. Yari umufana Madedere yahoze ari umufana wa Fabiola. Ubwo nafanaga jewe nafanaga Paul ariko bagira bavuga ngo Paul urimbwa bavuga ndibafasha umukinnyi wanjye nkunda bamwisimbwa. Ngiye rero kuko ni ariko icyo gihe ntabwo nari nzikona filime kuko nabaga muri leta no umukozi wa leta numvaga inzozi zanjye ari nko kuba nk'umudepite nka conseiller nka gitifu nkazamuka nkaba nka meya bampromoting bakangira nka prefet cyangwa se gouverneur. Nzi ko nzaba umusirikare. Numvaga nzaba umusirikare cyangwa mbacongera ukuntu bifunze ukuntu bari kugenda gake. None se ngubu hariho nk'amahirwe yo kwajya mu gisirikare ku myaka yakonda bizi ntabwo ufite imyaka myinshi wakijyamo. Ariko ngiye nigeze ngiraho numva kabisa kwanza n'ubu ngubu ndashaka kuzandikira ministry wa defense musabe ko banyemerera ku myaka yanjye nkajya mu gisirikare harinda igihugu n'abene gihugu. Ubwo niba binyemerera nawe nzakubariza. Uzambariza kabisa tujye gucunga umutekano. Tujye gucunga umutekano wa Nyungwe. Wanjye narinda Kigali. Ya Kigali niho sawa. Yuzubona n'abantu beza batambuka n'imodoka waca no kubutiki. Wa buri kurinda umutekano w'ibintu. Yana kwiga ishyamba Nyungwe. Madedere abagaragaye muri filime ya mbere ari umufigira babona ibitugu. Urugendo abarukomeje muri Papa Sava. Ese ubu filime yakinyemo wabuzibuka umubare? Ntazingahe tubwize uruka twumva. Ndagenda nkubarira. Inzozi, Papa Sava, Indoto, Ejo Sikera, The Bishop. Niyo ya Pauline nyine. Yagaragaye mu shati yawe. Yagaragaye mu shati. Bakinishije imyenda. Bakinishije ishati yawe. Noneho hari nizo mu ma festival. Ariko hari n'inde jondi bakarekezi bakoze Joel Karekezi na ntuze yitwa ubwiza buhebuje. Ndayizi nawe. Hari izo mu festival zo ni nyinshi sinaziba. Twivugiye izo ku isoko mwagiye mukunda kumenya mwumvishe ko ari nyinshi. Tuvuze rero ko Madedere ari umustar. Izajya Imana Madedere uri umustar. Izajya Imana uri umustar. Uri umustar. Hanyuma
wowe kugira ngo winjiremo ubyinjiremo neza nta mbogamizi wahuye nazo zabanje kukubera barriere ku buryo byagutwaye kugira ngo winjiremo kuko hari abahura n'imbogamizi zitandukanye kubura aho bamenera gusabwa ruswa y'amafaranga gusaba gukinira ubuntu bakanitunga kandi akabona atabishobora njya numva n'abavangwa n'abasabwa ruswa ishingiye ku gitsina iriya ruswa nta muntu ndayisaba nta n'undi ayiha nta urayiha shayise kumeze nk'uwayitanze oya suko nari kwihana ariko mama queen programme nakoze ni mama queen nose nari kwihana mama queen pasteur ubutanze bakora ikiganiro ndi kumwe na mama queen mu pasteur witeje imbere aho zari umukinnyi wa film ari mu producer ubu ngo afite toro litwa Nayote church abantu baruzura umwuka bitangaza bigakoreka ibintu bikarindagurika tugeyo uyu munsi oya tuzajya dimanche twazajya uketse wenda ariko mandidi hari abantu bajya bambwira ngo njye nawe turaberanye so abari hano ni batubwire cameraman natubwire bari kubona bimeze bite twakora couple nziza n'abafana bajya muri comment batubwira ni n'abafana batubwire ko se koko nyina Madederi turaberanye koko iyi couple nyine murabona nyine couple yatwika katurebe kugira umunsi ubukase twakavuga gute mu cyo nashobora cyo nagutera kuko iyo ntago ari byinshi iyo nimwe mu ifoto z'ubukwe habayeho guterura nazi nawe bakiyambaza crane kugira ngo mve hasi abantu bajya bambwira ngo nawe ngo turaberanye ngo kubera iki ngo crane yango ngo muta ariko nyine nkavuga nti ni iby'akazi hanyuma muzabona ko tubirimo kakana ka muri ya publicité ngo bahora bambwira ngo babirimo tubirimo agira ngo turi kubabeshya hanyuma nizihe mbogamizi wahuye na zose iyo ruswa wahuye nayo cyangwa hari izawe zihariye zabanje kubera barriere kugira ngo yinjire muri uruganda njyewe navuga ko nta mbogamizi nigeze mpura nazo kuko njyewe njya kuza muri Papa Savare wenda aho muyo kwa Pauline yo ni umuntu wo muri famille bakoranaga hanyuma duhura gutyo nabahaye location baza gukinira mu rugo hanyuma tumenyana gutyo ariko twamenyanye baje mu rugo ra hoye ahubwo twamenyanye uwo muntu wo muri famille twabakiniye iwe hanyuma rero ndi bakinirayo ndiyo nk'umuturanyi nyine gufigira wari ubyemerewe yego tumenyana gutyo hanyuma rero nyuma yaho muri Papa Savare najemo ni umushiti wanjye witwa Billy sinzi niba umuzi Billy ndamuzi w'Ikabuga ndamuzi Munyaneza yakinye yitwa Munyaneza muri Seburikoko rero turamusuje Billy niba nazatubona ari muri Amerika uramushimira mbega umwana yanjye nta ruswa yakwatse se oya disi yari inshuti yanjye urumva hari groupe y'urubyiruko rw'Ikabuga twabanagamo rero niho twamenyaniye twakundaga guhura mu bikorwa byinshi cyane byo gusura abantu kugira gute turamenyana nyine tuba inshuti cyane tumera nk'abavandimwe hanyuma rero aza gukina muri Seburikoko tukatumusereza nyuma ndavuga se wazantwaye ahita muzana Seburikoko gutyo Seburikoko tangira hanyuma Seburikoko ndamwandikira nkajya mwandikira agikina muri Seburikoko ataratangira Papa Sava hanyuma nyuma rero hatangiriye Papa Sava aciye nk'igihe kitari kinini cyane nanjye nzanamo ninjira muri Papa Sava gutyo ariko binyuze kuri Billy ndamushimira cyane Imana imumugisha ko yabashije gutuma nyine nkabye inzozi zanjye yabaye ikiraro nubwo navuze ko iyo ruswa ntarayisaba nkaba ntaranayitanga nawe ujye uyumva iyo ruswa njyewe y'amafaranga n'indi ruswa ishingiye ku gitsina njyewe muri sinema nta muntu wigeze anyaka ruswa nta muntu wigeze anyaka ruswa nta nubwo uretse kumva nyine babivuga gutyo nk'uko n'abandi babyumva ariko ntago ndahura n'umuntu ngambwira ngo wasanga banabeshya gusa kimwe cyo nzi bakunzi ba Yes Pepe TV cyangwa ndakubwira abantu muri sinema nta ruswa ihaba ariko yanahaba kuko ahantu hose hari opportunity kwisi ahantu hose hari opportunity kwisi ruswa niba ari nk'injangwe ibisutamye hafi iyo opportunity no muri banke yabamo gusa ruswa nimbi kuko nkanye nk'umudirector ntabwo nakinisha umuntu uko twaryamanye ndetse ko ndi n'umurokore ntabwo cyari harya ni cyande Madede ikiganiro batuma bakora ikiganiro bashaka guhindukira ngo bare ku meza ari inyuma kandi batari kwibona muri frame ni icyanjye ariko ndi umurokore so ntabwo nemerewe gusaba umuntu usingiye ku gitsina uretse ko ndi n'umurokore ariko ni ibintu byanyicira akazi gusa twakundana n'umuntu dukorana biremewe ariko reka nkubwire ubundi se reka nkubwire ese buriya ruswa kuyaka umuntu mukuru ubwiye umuntu urugero ni ikintu ngiye kwibaza nyine umuntu ari nkanjye nk'umuntu nkanjye mukuru nshaka ikintu wenda ndashaka kujya muri sinema kandi wenda sinshaka gukora iryo kosa ryo gutanga ruswa ishingiye ku gitsina ukayinyaka nkayiguha
byitwa icyaha kurinde Uyitanze cyangwa uyihawe. bombi baba bakoze icyaha utanze ruswa n'uriye ruswa bose baba bari mu cyaha baba bari mu cyaha gihanwa ngiye n'amategeko yari wabiregeye iyo hari uwabiregeye yari wabiregeye nkibaza uwo muntu ujya gutanga icyo kirego abaturutse niyo yatanze ikanaribwa n'abantu babiri jewe wayiriye na Madederi wayimpaye ndi nkuze sobanutse twanabiganiyo utamfashe no ku ngufu nizanye nayiza nkajya no kubiregera cyeka wamfashe ku ngufu ho nakurega okay ubwo nanjye wenda nako abantu bakunda kuzabazirinde gufata ku ngufu ariko no kuzaka ntago ari byiza jewe kuyaka afite amahitamo ye kuvuga ngo ndabyanze gukora ikintu kuko nyine ugakora ikintu kinyuze mu mucyo wowe ukabyubaka ukabisetinga ara kugira ngo uje kuvuga ngo banyatse ngo ruswa ngo ndayitanga ngo nuko bundi ruswa nanjye hari n'igihe unayitanga ntibanagira icyo bikumarira niko ntekereza urumva ngiye icyo nemera cyo ni kimwe nuko ntabwo as a human ntabwo bimbujije kuba nakunda n'umuntu dukorana cyangwa se nakunda n'umuntu namuha akazi wenda iyo bibaye muri ikintu cyakitwa ruswa yo mugiye mu biganiro bati jewe we Yvette nzagukinisha muri filime numva Yvette akaza kuguha Yvette akaza kumpa aba ari ruswa ariko nshobora kuba nziranye na Yvette dusanzwe tuganira ndi kuva ku bantu badakijijwe kuko ngenda kijwe ntabwo nasambana ku bantu badakijijwe que tu le vales ou non, niko Français yavuze que tu le vales ou non ndakijijwe hanyuma bakaba babyumva kimwe bakajya mu izo deal zabo ariko bidashingiye ku kazi bakasanga baryamanye atamuhaye promesse ikibi ni kwa kundi yamwango nzagukinisha nureka twaryamana nawe ugiye kubikora kameme nawe ntago busobanutse ni gute se ngo nzaguha akazi ngaruko twaryamanye samugana ugo umuntu yabatazi no gutereta we hoya none ahubwo so wabazi guteretwa banamugane nawe no kugora niko tumuna ngo ngenza guhakaza ariko twaryamanye ntabwo yatigumana ibyawe icyo gihe warekanye kudashoboye buryo umuntu utanga ruswa yabishingiye ku gitsina yabiri emotional yabiri amafaranga nuko iteka ryose aba province ko adashoboye umuntu yanagukandamiza yanagukandamiza so ni byiza rero ko iyo ruswa n'ibiravugwa bagenzi banye niba muyisaba cyangwa muyakira cyangwa muyitanga stop bihanwa n'amategeko rero musagize impamvu ituma mujya mu mategeko ariko non seulement ça binagayisha umuntu yewe urizi ikintu kinyohera ariko apana nge nawe ko ngewe nawe dufite dossier tudashaka kuriya mu figure inyuma atamumva ko nge nawe turakundana abantu bajyana bikeka ntiyakubonye bajya babikeka ko dukundana nanjye ndabikeka ko dukundana ariko nanjye ndabikeka ko dukundana tubyemeze nose kuki rimwe na rimwe mba numva wumva bimeze bite ngaho rero ikiganiro kiributse tubwira uko wumva bimeze mba numva tu nyine bitari simple wamungani nyibwirira kandi bitari kigo undi kujya ubimbwira tutari kuri yabazimije kamera oya kujya ubimbwire kuri kamera none ujya ubimbwira inyuma ya kamera ariko noneho data audience simbabeshye crane ya ni crash wanjye ariko ni umukinnyi wanjye by the way mbere yuko aba crash wanjye ni umukinnyi wanjye ugira discipline uperforminga neza ubundi ikintu cya mbere nshaka reka mvuge ko mfite uburenganzira kubera ko urabizi ko ntari marié ikintu gishobora gutuma crashingira umukinnyi wanjye ni kimwe cyonyine nuko yaba azi gukina neza anagira discipline anagira gahunda ibi byatuma no mu rukundo rwa ko nemera gukunda kameme ntabwo nta kwandi umuntu ariko ntabwo mbiza gukunda ariko icyo gishobora gutuma crashingira umukinnyi wanjye azi gukina neza agira gahunda agira discipline namukunda ariko kubera ko yaje n'akayobe no kwizunguza c'est bon ni byiza twanabishyira mu mashusho twabicuruza abantu bakabikunda ariko jewe ntabwo byamfata ku mutima byamfata ku kazi kuri wowe se fo ndabikubwira Black nazingira kamera oya nayigumisha ahubwo bimbwire neza ariko ntabwo n'umupolisi hari bagaragaza ko uzabisubiremo hello bakunzi rero ba Yes TV Yes Pepe TV ruswa koko ntaho itaba ariko ibyiza no kuyirwanya tukarwanya uyitanga tukarwanya n'uyisaba kuko umuntu uyitanga nuko ataba yizeye ko icyo yenda gusaba kimerita n'uyisaba burya abayica akazi burya biragoye mu bukungu biragoye kuba nafata umwana w'umukobwa nka musako turyamana ejo nkamukinisha jewe kudirecting umuntu twararanye atari urukundo real ntago nabishoboka ari umuntu dukundana birashoboka
ariko noneho twaryamanye kandi sinshaka n'ubimenya kandi wenda ka chemistry katangiye kuzamuka ibaza umwana wenda umusajya ruswa igitsina mararyamanye atangiye kukwiyumvamo kumbi wowe uri marine yigendera kuri set atangiye kubona ukoze ku rutugu agafureka wambwira gukina akanga yakongurira ngo ndakwiyemera karamushwanye mu gitondo akaza kuri set bikanga bikica akasi si bibi ko wakunda n'umukorana ariko si byiza cyane ko twimakaza umuco wo gusaba ruswa ishingiye ku gitsina kuko yangiza akazi ruswa iyo ari yose ruswa iyo ari yose hanyuma Madede umaze kwinjira mu mwuga wa sinema nta abantu batangiye kukubona ku ma screen ntago byigeze bibangamira personality yawe wayitangiye uri mariye ufite urugo ufite umuryango wa Israel ndakuvuna arya simbivuga okay tugitaruke ariko mwaruzi ko niteje abantu we uziko niteje abantu mbwira Madede nta kintu ntabwo byarigeze bibangamira personality yawe isanzwe ubuzima bw'akazi ubuzima bw'umuryango wenda ngo famille batangire bakublaminga bati ugiye muri ibiki tubwire ni gute abantu bawe ni gute famille yawe ni gute umuryango wawe wakiriye kukubona imbere ya screen kuri screen utangiye kubicyamamare babyakiriye neza rwose barabikunze cyane ko ngewe ahantu natangiranye n'abantu n'ubundi basanzwe ari babafana natangiranye n'abantu basanzwe bo ubwabo basanzwe bakunda rero urumva byaramfashe noneho kandi ntuze nagize Imana njya muri projet navuga ngo zifatika zigaragaza zitarimo ibintu nyine bituma umuntu atagaciro nyine ubona ko ari ibintu bizima n'umuntu wese ubona yakwifuza kujyamo cyangwa yakwifuza kureba ntago rero byigeze bimbangamira nta n'uwo byigeze bibangamira niba hari n'uwo byabangamiye nta wigeze abimbwira nuko bimeze good kandi nanjye mba numva ndi proud kabisa none se ko nzi ko kwamamara hari ikindi bizana ibintu bibiri ni ikintu cyiza kwamamara byakumariye ni iki kibi kwamamara byakuzaniye nkange urugero nigeze njya kunywera ni ubutaka bw'amaraso nigeze njya hano mu kabari mbura umuntu nseriva mbona abakobwa bose bari rukanze icyo gihe nibwo yari gutambuka nkini ibintu bibi cyane byo gutemana no kugira gute mbura umuntu nyakira none ikintu cyambabaje nuko umukobwa nese mwako kabari amusore kubivuga murabizi ngo navuze ko ndi umurokore ariko ama human uwo mukobwa mubona numvisha nkuruye oya ntabwo twatuziranye nabona nyine umukobwa ufite isura nziza umukobwa usa neza numvaga nanatwara nimero ye Imana banga no kunseriva cyakora uziko inzoga nayizaniwe n'umuzamu uziko unamyenda secretary ari gupfundira fanta kandi umutima wendaga gupfa nagira ngo nyine baje impaka bose baryanga numva ntibintu ndyoheye kandi ibintu byo kwamamara rero abantu bose bakuzi ikindi hari abantu bambwira ngo Patrice kuko muri filime nyinshi nakingira ngo hari wenda yabashije kugera kure ni impanga muri acting kwambwira ngo ndi kiraya natekereza mugabo murokore ubereye aho ngaho wimanzi nenge bongo wisugi umurokore natekereza kuntu abantu bambona mu isura ya Papa Tracy nkumva ntibirindyoheye tu ariko wanyina nko ku polisi ukabona aragusuhuje aho kukubwira nabi wajya nko muri bank ukabona wenda umuntu yifuje guta kwakira vuba wajya muri service naho ukabona umuntu akwakiranye na yombi kurenza abandi bantu kavuga nkako ni sawa ariko kantu kukunyorezaho umusekirite akaba ari umfungurira fanta hari abakobwa baseriva hari n'uwo nabonye numva kabisa natwara n'akanimero ndavuga nti ibintu byo kwamamara sawa wowe ni iki kintu nta kintu kibi kwamamara birakuzanira ikibi byakuzaniye ni icyiza uduhiye experience ngewe ikintu icyiza byanyaguriye umuryango byaguye umuryango wanjye inshuti zanjye nyine nagize urumva hari abo twari dusanzwe tubanye inshuti nari mfite n'icyakora n'ubu ngubu mfite famille nini cyane pe nakuye muri sinema cyane ugende nko ku ndoto ukagendera muri zacu ukagenda abo bantu bose baba baramaze kuba umuryango wawe baba baramaze kuba abantu bawe urumva byanzaniye famille byanzaniye inshuti nyinshi ikindi byanzaniye amafaranga uri kumva
oya nyine uko biri kose ntago bimeze nka mbere asigaye ntarabijyamo ariko kantu oya si no kuvuga ngo bakanya naje natubwire business ko namenye ko ufite business usigaye ukora yindi yinjiza amafaranga oya Israel nyine ntago biba bimeze nk'uko watangiye umeze Yeah, gusa nyine hari sure. ikintu gihindukaho uri kumva byanyubakiye izina ubu ngubu ushobora gukora business iyo ari yo yose bigakunda umuntu akazana urugero ufite ikintu runaka ataravuga wenda ngo nuko aje hari igihe uba ufite ikintu cyiza ariko nyine no kugira ngo abantu bakimenye ko gihari bigoye none hari ukuntu uba ufite ikintu cyiza unazwi abantu bakaza bakugana bitewe ko banagukunda ari abafana bawe bikiyongera ibyo nabyo rero byariyongereye hanyuma rero icyo byambangamiyeho hari ukuntu nakinye muri Pasafa hari ukuntu nkina ndishinzi pe koko nta kintu umuntu agahita bataramukoga nishinzi noneho ubwo rero hari ahantu ujya cyane cyane nko mu bice mu ntara hehe ugasanga bari abasaza bahariya n'ababyeyi bahariya babifata nk'aho ari ubuzima bwawe bwa nyabwo ariko umeze gusa ngewe ntago bimbangamira cyane kuko mba numva ko akazi kanjye nagakoze neza cyane ko niyo tumaranye umwanya bo ubwabo ahubwo bibaza ukuntu uba wabikoze bakavuga ati ko twatuzi ko ari inshinzi abishoboye tukuba amanye natwe umwanya ntaho arakubita umugeri oya ukuntu waba kubona umeze ikintu nk'ibyo ngibyo ni urugendo rero urumva wowe nta bibi byinshi nangize ngo hari umutipe wo kurashingira abonye uri inshinzi muri filime gatatu azankubita imigeri ariko aya nako imana we kuki utatoye ngo bivuge koko rero ngiye kunavugisha kuko nabaye open nawe baye open oya Israel yes nose byakurakaje ko mvuze ko nakorashingiye umukobwa mu kabari nta nimero natwaye genda ubunza imitima yawe oya ariko byarangiriye aho ngaho ngira amahirwe umuzamu bari uza kunserva akuzi gusererwa n'ubuzamu we kabari kuzi abakobwa we nisanganye ariko pe hari igihe nyine oya ngiye ntago hari igihe umuntu yimumenyana no mwamenyana akabazi ko nyine uri umuntu ugira nk'amahane kubera iki kubera ko nakubona muri ntuzi ibintu kina noneho mwamarana nk'igihe akabona cyakora mugahita mukomeza gutyo ikintu abantu banzeho cyo wenda bakeya nyine nuko n'ubundi wenda mu mpanga mba mvuga ko ndi homme romantique do Kigali ariko abantu bamaze kwimbwira baneze umwe ko n'ubusanga ndi romantique ubwo ntibakaba bizi kurusha abandi madede uzi kubikina nana ba romantique mwana ariko kuki udashaka abantu bamenye ibyiza n'ibizi azi kubikina n'inyuma ya kamera arabikina hako mu by'ukuri simba nzi niba biri mu mutima sa tuzabireba so madede umaze gukora urugendo rurerure kugira ngo yubake ube uriwe washishikariza umuntu ukunda film ari umwana w'umukobwa akaba afite nk'impunye z'ababyeyi batabyumva ko mbere tubitangira hari ababyeyi batabyumvaga pe ku buryo kumva ko umwana we yagiye muri filime agiye mu birara ariko n'abantu n'uyu munsi bakibifata gutyo bumva ko filime ari ibintu by'abantu b'ibirara ariko numva ko ari imyumvire iciye umwana we yakina filime yayikina cyane yabihisemo we akicara akabihitamo bati ndashaka kujya gukina filime umva yayikina mu by'ukuri sinshaka kumenya niba ari uburara ugeze ukora hari ikintu kibi waba warigeze ukora kubera ko wakinnye filime utakora mu buzima busanzwe nta na kimwe ubwo icyo nakoze n'ubu nari kugikora nuko yari narabuze inzira umuntu uzakubeshya ngo yari akantu ko yakinnye muri filime cyangwa se ngo yakoze ibikubera filime cyangwa gukora muziki buriya niyaza kuba atabirimo yari kubikora erega uriya bari wowe Israel uriya bari wowe ahubwo hari akantu koroso hari imbaraga ubura kugira ngo we explose ngo yerekane uri ariko ubundi ndeka nkubwire ntago niba ngendana na Israel kuvuga ngo Israel ngo nganywa inzoga n'urugero ntago zinywa kumana ya inzoga ngo turagendana ngo wena ngo kwa Israel anywa inzoga ngo ni Kigali ngo nanjye ngo azanyanduza kunywa inzoga ibyo bintu bitari muri ngewe niyo twagendana imyaka 50 ntago ushobora kunywa inzoga kuko nk'urugero nkanjye numva nagendanye n'inshuti nyinshi imyaka myinshi cyane banywa inzoga byeri kabisa harya ntago unywa inzoga ushaka kwishima se bigenze ute nywa amazi amazi atanga ibyishimo madede y'inywera amazi agira ibyishimo uri kumva rero ntago ikigare gishobora gutuma ukora ikintu uwo udashaka ahubwo icyo kintu ugiye gukora kiba kikurimo ahubwo warabuze nabyita gutese hari nk'akantu kagomba korosokaho kugira ngo wigaragaze ubona aho bikorera ubonye urubuga so rero ababyeyi mutekereza ko umwana niba agiye gukora umuziki agiye gukora film agiye muri sinema hari ikigiye guhinduka I myself umukobwa w'imfura ngo barambaza ngo mereze n'ubuhe umukobwa w'imfura yakinnye film no sinamuza gukina film mfite uko mutwara ariko afite nuko yitwara
rero umwana wamureka agakora passion ye ngira ngo mu bihugu byateye imbere abantu bakijwe na filime kandi natwe birimo biraza turimo turakira mu Rwanda abantu bakina filime ubu ngubu ni abantu basobanutse cyane cyane pe ni mama y'Imana harimo abakobwa basobanutse harimo ababyeyi basobanutse harimo abagabo basobanutse harimo abasore basobanutse ba bantu nyine uvuga uti kabisa umva dufite abakinnyi ba filime bagenda mu modoka zabo zifunze impamvu nkigenda kuri moto nimwe nari babwiye imodoka irashyuhira kandi imodoka gushyuremo imbere nta ugendera mu mbabura nyine bo si icyo ngicyo gusa yushyizeho AC twari chance nyinshi oya wenda kumwakura urandabuje nawe indi mpamvu rata nshuti zacu impamvu oya maride suzi ko ntuye kurenze hariya Nyabugogo hambute yaje ku buryo ndara numva nagura imodoka nabona mbute yaje ngamagara Fande Douglas Muhanga mwaba ngwino kuri moto yanjye wonyura kandi karanye ise neza ibyo imodoka nabikwera mbute yaje ariko nshatse kuvuga iki muri sinema abantu dukora sinema dufite ku mafaranga tubayeho use nk'ubu wa ikintu mbaye icyo nafite n'ibituza ko guterura byana yanize nkubwira yigeze n'umukobwa aramwe ngo ninterure ngo nyine ngakunda batipe baganguje ngeyo ubwa mbere nani ari Nyamirambo mwarajyanye oya akamenya nyine nzaje guterura to cyashaka nuko ashaka kumbona nyine ufite amatuza ya umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu cyo gihe sinzabyo nari ndimo kuyobora inkomoko y'ishyano mana navuga ko ishobora impengamye gutya kubera kubabara numva birambihiye naramamaga kuri telefone ndamwana numva rero amatuza uzashakira hano sinzasubira muri gym ngewe ukungu nteye gutya ni karemano ariko se wagira kubeshya ni ukuri kumana ni karemano twebwe tujya gukinira kwa Israel mfite agapine je na Muhire ari muri ghetto ya Muhire hari ibintu ubwanze kuva kugizi wanjye rero nanze kwivuga nyine urumva hari bya bintu ni kagapine gusa ko gukara kugira ngo ntaza bakaraje niba ari ibyo bakaraje bagira gutya mfite akantu ushobora guterura gutya ushobora gukora nk'agapine naho kugira ngo nyine mbefe tumbira akabara nk'umuntu w'umugabo kandi nindi taba nini kurabona ko none bifanta umuhirwa n'inyama harakuniza ariko kamfasha kugabanya ibintu uretse kuvuga wenda ngo sport itera ubuzima bwiza ikindi mumaro wa sport no nta wundi sinagabo ku gitsina gabo no gushigira shape nyine ikurura abantu baho no gushepinga neza nta kindi wese ari yuzi shamadede yewe yizi itubwira Shaheria ni inkozi y'ibibi no kuri Imana nta kindi kiza cya sport ku bagabo no kuba physical fit kugira ukajya shape imeze neza voilà sone kesa nta kindi nzi ku gitsina gore nabwo no kuntu kutera neza no ku ariko abagore ngo oya no mu kiganiro no ngo hari resistance bibongerera hanyuma rero tugana ku musozo mu buzima busanzwe uri umukinnyi wa film ariko hari ibindi bintu ukora yego ukora ibiki tubwire ibindi bintu ukora mu byo ushaka kwiteza imbere nk'umwana w'umukobwa nkora mfite kampani y'ubwubatsi yitwa Clean Solution Group wonderful tubabumbira blocksima nziza amapave twubaka na kaburimbo zo muri quartier ku ma station n'ibyo rero abantu turi mu gihe cyo kubaka uri kubona nyine tugeze mu mpeshyi ni abantu benshi bubaka umuntu ashobora kujya kubaka inzu ye agatekereza ashobora gukora ama block meza ama blocksima meza dufite imashini nziza imashini zacu zirimukanwa turayimura twezana ku kibanza cyawe iyo ushaka ko tuzibumbira aho ngaho ukazibumba izo twumvikanye zarangira imashini yacu tukayitwara cyangwa se wanashaka kuza kuzigura nabwo tukagira gute tukazipakira rero dufite blocksima nziza tukora kaburimbo neza umuntu wese wumva afite iyo gahunda duha akazi cyane cyane b'abafana banjye barabambwira ngo barankunda kandi akaba ari kubaka n'abafana banjye murabizi ko ntago ndi umufundi sinubaka abanjye nabo bashaka kubaka Clean Solution ni igisubizo ikindi bajye kuri Clean Entertainment bareba ibiganiro bitandukanye shyiraho by'ubukwe subizi ibiganiro by'ubukwe n'ejo ndi nakoze umuvugo ego bana uduhe link bana tuyikubite pinning hasi imana ufite impano wangu umuvugo mwiza cyane ejo ndi nzabahereza undi sure kumva waje Clean Solution wallahi none se arangaruka inyuma kuki imihanda ya kaburimbo kuri yo muri quartier gusuwa kugira ngo ukore wo mu Nkoto ugera mu Kiyovu ni wakora kampani yanjye
nagira guka kuri icyo kigero hari amamashini arenze ntapfa kubona nyine. Kreni bon courage kura merci beaucoup ko mu kiganiro ntago namewe kwita courage nibyo muri inbox. Hanyuma niki wasaba abakunzi ba sinema nyarwanda abakonsomateri b'ibyo dukora muri rusange wabasaba iki? Kintu nasaba abakunzi ba sinema no kuzishyigikira cyane cyane abanyarwanda bagomba gushyigikira. Ntago nyine ikintu basaba no kudushyigikira mu buryo bwose, ko ari nk'ahantu ugera ugasanga nk'umuntu amaje ati se iyi filime ngo asinyande ibi filime byo mu Rwanda sibyo rwose. Banyarwandakazi ujya gutera uburezara bw'ibanza, niba wumva ko ibi filime byo mu Rwanda ari ibi filime izo hanze zikaba ari zo filime, urumva atari ikibazo. Nta muntu urakubaza ngo se turatuntu video twanye gukora turabatunze. Ese bura hari ahantu mubona ushaka kubona mutuvuta sinema yadutunze guys. Rero bareke gutesha agaciro ibyo dukora, niba utabikunze si ngombwa ko bitesha agaciro sibyo. Icyaba cyiza nuko babishyigikira, kuko baba bari gushyigikira abana babo, abanyarwanda babo, u Rwanda rw'ejo hazaza, n'abana babo ejo bashobora kuzakura bakisangamo ko ni ibintu abantu bari kubaka, ariko ntago bari kubyubaka uyu munsi ngo ejo bisenyuke. Ni ibintu bari kubaka bizaramba, bishobora kugirira umumaro njyewe uyu munsi cyangwa se umwana wawe cyangwa se n'uza gukomokaho. Rero abanyarwanda twese twakakwiye kwiga gushyigikirana hagati yacu, tukiga gukunda iby'iwacu, made in Rwanda. Yes, made in Rwanda and by Rwandans. Twiga gukunda iby'iwacu tukabishyigikira kugira ngo birusheho gutera imbere, turusheho no kubibona kuri kuri rwa rwego n'ubundi twifuza, kuri rwa rwego dushaka. Kwa kundi tubona ibintu by'abandi nyine tukavuga ngo ni byiza, natwe ibyacu twashyizemo ingufu twabyubaka twabageza ku rwego dushaka. Kuko ni inkunga, ntago umutwe umwe wigira inama yo gusara. Ntago umuntu umwe twebwe ntago twabyishoboza tudafite andi maboko. Urumva ibyo dukora tubikorera abanyarwanda, batabikunze ntacyo twaba dukora. Batweretse ko ntacyo dukora, baba bari kuduca intege, nubwo gucibwa intege ntago tubyiteguye nta nubwo ntago no gucika intege dufite, nta nubwo bipfa gushoboka. Wapi ariko niba tubabarire basi n'izo ntege dufite noneho bazongere, babashe kutuma nyine tuva ku rwego rumwe tujya ku rundi, ariko tubifashijwemo nabo. Hanyuma bizaba ari byiza kuzatubona ahandi hantu harenze ahangaha turi kuvuga tuzamuye ibendera ry'igihugu cyacu, tuvuga ngo u Rwanda hejuru cyane. Kujya ubona abantu iyo bagiye bakagera hakabaho ikintu runaka akagira nk'umuhanzi cyangwa se ni igihugu kiba kibaye promoted. Igihugu ujya ubona ukuntu abanyarwanda bishima. Reba nka Mukansanga igihe yagiraga ibiki gusifura yagitangira baratukaga ati reka ariko kuko yageze ahantu akazamura ibendera ry'igihugu baratangiye barapostinga isi yose. Biriya bintu ntabwo ari byo, bajye bahera mu mizi, ibintu bazamurane uburyo umuntu agera hejuru, ariko baramushyigikiye bataramushyigikiye. Unyibukije mfite kanka 3 z'abantu twiganye bari mu myanya ikomeye kera bazasire ngo kuba umuntu w'umugabo ugiye mu bintu by'amafilme ariko yanteye imbaraga zo kubikora cyane ku buryo abana babo kuko ugiye kumakwa baraza bakankabakinisha kandi nkabanibira ndabikunda, ariko ni mutwubaka sibyo. Ugiye kumakonsi utaramfashije guhera hasi nta kintu bimaze. Turi kubyubaka ejo tuzabana abanyakazi, ariko n'abacu bazakora. Ega ntago abana bacu bazashira mu murenge ngo bajye gukora mu murenge. Umusanda dutanga kuri ku gihugu cyacu. Turigisha dutanga akazi, tugabanya ubushomeri, education and entertainment. Turigisha tukanafasha abantu entertainment cyane ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu barishima abafana ba Madederi murishima, ariko baranabigisha. So dusoza, hari ijambo wumva utava imbere ya kamera ya YesPepe TV utavuze? Ijambo navuga ngiye no gushimira, ndashimira abayobozi banjye muri rusange, abo nabashije kunyura mu maboko cyangwa se mu ntoki zabo. Ndashimira Mascom babaye abakoresha banjye beza, ndashimira Zacu TV cyangwa se Zacu Entertainment, ndashimira aba director wanjye Israel hano turicaranye, ndashimira director wanjye Roger niyo yita, ndashimira abantu bose muri rusange ba Valence, Papa Sava, abantu bose naba naranyuze mu maboko bakamfasha kuba nagera ku nzozi zanjye zo gukina filme, nkabangeza aho ngeze uyu munsi. Bose bumve ko mbashimiye kandi bikuye ku mutima. Imana ijye bampera umugisha kandi ikomeze bateze imbere muri byose bakora. Nta kintu ngiye nabona nabaha kibereka ko mbashimira kandi nzirikana ibyo mwamfashijemo. Ijambo navuga gusa ni murakoze kandi ndabakunda cyane. N'abanyarwanda bose muri rusange bakomeza kunshyigikira no kunyereka urukundo, nabo ndabashimira, ndabakunda cyane. Nta rindi yereka ufite watambutse
no kuri jewe nta kintu yerekwa nayerekwa uyu munsi maze ntago ari mu mwuka ntayerekwa afite yerekwa reka ndyame ndeko nakurota gasagwatiriza so bakunzi ba Yes Pepe TV naha dusoje ikiganiro cyacu icyo tubasaba ni subscribe ni share no gutanga comment uko byumva ubutaha tuzazana ninde kandi mibyo ko hagati yanyu na Madederi ngomba kuvuga ngo ninde mu star kuko kugira ngo ni cupa kugira ngo ni cupa nyine ngwa fanta ariko nyine itari muri plastique so fanta ariko niyo nayibona nta kibazo ikiganiro ni akagaruka dusabe Busine Israel himself